aha kuri buri munsi turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye uduhe gukumva dukora ugushaka kwawe buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure turangwa n'ubugwaneza buri munsi dufashwe n'ijambo ry'ihumure ry'uyu munsi kuri wa gatanu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo tariki 18 Werurwe 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe 37 murongo 3 kugeza ku wa 4, uwa 12 kugeza ku wa 13 n'uwa 17 kugeza ku 28. Isiraheli yakundaga Yozefu kuruta abandi bahungu be bose, agatsinda. Yari umwana wo mu zabukuru, yari yaramuboheye ikanzu y'amaboko maremare. Bene se abonye ko mutonesheje baramwanga, ntibongera kumuvugisha neza. Umunsi umwe bene se bari bahuye amatungo ya se kuri Sikemu. Yakobo abwira Yozefu ati, abo muva indimwe ntibaragiye Sikemu, ngwino nkohereze aho bari. Nuko Yozefu agenda akurikiranye bene se, koko abasanga i Dotani. Bamubonera kure atarabageraho, batangira kumugambanira ngo bamwice. Baravugana bati, dore wa murosi araje, nimuze tumwice ubu noneho tumujugunye muri rimwe muri ariya mariba. Tuzavuge ko inyamaswa y'inkazi yamumize, maze tuzarebe aho za nzozi ze zizamugeza. Rubeni arabyumva, aragerageza kumubakiza. Arababwira ati, mwoye kumwica. Rubeni yungamo ati, mwimena amaraso, ahubwo ni mumujugunye muri ririya riba riri ku gasi, ariko mwoye kugira ikindi mumutwara. Kwari ukugira ngo amubakize azamusubize se. Nuko Yozefu akibageraho baramufata, bamwambura ikanzu ye, ya kanzu y'amaboko maremare, bamujugunya mu iriba ryakamye ritakirimo amazi. Baricara bararya. Bagiye kubona, babona urushorerane rw'Abayisiraheli bari baturutse i Gilihadi, ingamiya zabo zikoreye amakakama yosa, imibavu n'ishangi, bajya kubicuruza mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene se ati, kwica murumuna wacu tugahisha amaraso ye bitumariye iki? Nimuze tumugure n'abari Abayisiraheli, tutagira icyo tumutwara kandi tuva indimwe dusangiye n'amaraso. Iyo nama bene se barayishima. Haza kuza Abamadiyani b'abacuruzi. Yozefu niko kumukura muri rya riba, bamugura n'Abayisiraheli. Bamugura amasikeli 20 ya feza. Yozefu bamujyana mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 105. Nitwibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, nimwibutse ibikorwa bye bihebuje. Mwebwe nkomoka Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be. Nuko Uhoraho ateza inzara mu gihugu, ibyo kurya birabura. Abanza kohereza umuntu, Yozefu wari umaze kugurwa bucakara. Ibirenge bye babibohesha ingoyi, ijosi rye baryambika iminyururu, kugeza ubwo ijambo ry'Uhoraho rigaragaje ko ari umwere. Umwami ategeka kumubohora, umutegetsi w'amahanga aramufunguza, amugira umugenga w'urugo rwe, umutegetsi w'ibyo byose. Nimwibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe 21 murongo 33 kugeza ku 43 no 45 kugeza ku 46. Muri icyo gihe Yesu abwira abatware b'abahereza bitambo n'abafarizayi ati, nimwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima, awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta abambere ubwinshi, nabo babagenza batyo. Hanyuma batumaho umwana we yibwira ati, umwana wanjye ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi babonye umwana we barabwirana bati, dore uzamuzungura, nimuze tumwice maze tuzazungura ibye. Nuko baramufata, bamwigiza hirya y'imizabibu, baramwica. Aho nyir'imizabibu azahindukirira, azagenezereza ate abo bahinzi? Baramusubiza bati, abo batindi azabicurwa abagome, maze imizabibu ye ayatire abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima,
uko isarura rigeze. Nuko Yesu arababwira ati ntimwigeze musoma mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryabaye insanganyarukuta. Icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza. Nicyo gituma mbabwira nti ingoma y'Imana muzayinyagwa maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Abatwara abahereza bitambo bumvise imigani ye bamenya ko ari bo avuga, nuko bashaka kumufata ariko batinya rubanda rwabonaga ko ari umuhanuzi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bashaka kumufata ariko batinya rubanda rwabonaga ko ari umuhanuzi. Uwo ni Yesu bashakaga gufata. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Kristo nakuzwe iwanjye, Kristo nakuzwe mu rugo rwanjye, agakuzwa ku kazi kanjye, agakuzwa mu mibereho yanjye. Ndaza kumererwa neza, ndaba umuntu mwiza. Umuhanga ati ishuri rya nyuma wigamo ukaminuza ugahabwa diplome y'ikirenga ryitwa ishyari, la jalousie. Urisohokamo uri umurozi, uri umwicanyi, umugome kabuhariwe. Ubu se ushatse kuvuga ko nanjye ndi umurozi, ndi umwicanyi, ndi umugome kuko nyine mfite ishyari? Ko ntawe ndica se? Aho ntumbeshyeye. Ibyo uvuga niba ari ukuri koko, ibyo uvuga niba ari ukuri koko, ibyo uvuga niba ari ukuri koko. Ubwo abadogiteri bafite za dogutora muri ako gasiyansi navugaga ishyari burya nuko babayeho. Niko ye abandi bafite dogutora muri medecine, sociologie, psychologie, philosophie, théologie, sciences humaines, naho wowe uyifite mu ishyari. Uzi ko bwakera iryo shyari ryazakujyana mu ishyamba. Ubwo se uzahembwa ryari kuri uwo mushahara wawe nyine? Cyakora Rugamba Sipiriyani muri ya ndirimbo ye yagusubiza ati ntumpeho, ntumpeho. Nuko ntuzambe kuri uwo mushahara wawe w'ishyari. Ntumpeho, ntumpeho. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuba abantu beza mu kurwanya icyaha cy'ubugizi bwa nabi cyitwa ishyari, la jalousie. Ngewe ngezehe n'ishyari. Ishyari ni ribyo bavandimwe. Iyo ufite ishyari wowe rirakwanduza, rikanduza n'abandi, wamara kubica hanyuma nawe nyuma ukaziyica, nguko kwiyahura. Kandi baca umugani ngo uwiyishe ntaririrwa. Mu mizi 7 y'ibyaha za ntwaro za sekibi ariyo ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo, ubunebwe. Mwumvise ko ishyari, la jalousie, rifata intebe ya gatatu. Iyo ntebe ya minisitiri ba sekibi bayikorera amanywa n'ijoro. Muri aya masomo rero tugiye kubona ingero ebyiri z'abantu bagiriwe ishyari. Ni Yosefu twabonye mu isomo rya mbere na Yesu mu ivanjiri. Aba bombi icyo bahuriyeho ni abana bakunzwe na base, les fils bien-aimés. Uku gukundwa ntago biza gushimisha abandi. Bakristo bavandimwe, ntawura na faveri. Bigutwaye iki niba yanyikundiye? Ko yankunze ntabimusabye, papa akaba yampaye faveri ntabimusabye, ahubwo ku bushake bwe. Bigutwaye iki? Ngo uko gutona kwa Yosefu, gutona kwa Yesu biza gutoneka bamwe, abandi bagatontoma. Mu isomo rya mbere twumvise Yosefu wagiriwe ishyari na bene se, bene wabo, bakamugurisha n'abanyamisiri, bakaba baramuzizaga ko ari umutoni kwa se, être favorisé par son père. Ubugambanyi bwakorewe Yosefu bushushanya inabi yagiriwe Yesu n'Abayisiraheli, Abayahudi bene wabo, bakamwica. Kugambanirwa, kwicwa, kugirwa nabi na bene wanyu. Yesu nawe baramwishe bamuziza ko ari umwana w'Imana, umutoni w'Imana. Bibwiraga ko ari ugiye kuba umwami akaba umuzungura wa se, bityo bashaka kumwikiza kugira ngo bakomeze bisanzure, bidagadure, bikwiza ibintu bya shebuja. Bavandimwe, ishyari ni ribi, rigutera nyine kwisanzura mu cyaha, ukakomeza ucyogamo ukageza aho kwica umuvandimwe ndetse w'indahemuka ntacyo yagutwaye, inzirakarengane. Ukica les innocents uri gushaka iki? Ibintu. Ugahara ubumuntu uri gushaka ibintu, ukabona uruntu ubuntu bw'Imana bukayoyoka, umuntu ukamurutisha ibintu, ukamugambanira. Ishyari ni bavandimwe. Kugira ishyari no kwirukana Imana iwacu, tukirukana ubuntu bw'Imana, ubugwaneza bw'Imana, bityo tukibagirwa neza y'Imana. N'umuririmbyi wa Zaburi akatuburira uyu munsi ati nimwibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Amen. Yaba niyumvishaga ukuntu Imana ari igitangaza, impa amazi na mugenzi wanjye w'umuturanyi ikamuha nk'umuriro kugira ngo tuwe magirirane muri quartier. Yabyo nabyibukaga sene kuzamugira ishyari ngo njye kumutwikira mu nzu, kuko nanjye nyuma ari njye uzashya, ni njye utahiwe, kandi nkamenya ko ntazongera gucana, ko nzaguma mu kizima, kuguma mu mwijima. Iyaba mugenzi wanjye twiganye yabonaga promotion akajya kwiga nka medecine hirya kure, akazagaruka amvura indwara zanzengereje, igifu, umutwe udakira
n'izindi nyinshi. Sinakamutegeye ku kibuga cy'indege ngo mutege imisumari n'amahwa ibisasu sinakubwira, kandi umenye ubwo agiye guhaha buzangirira akamaro bukakagena kiliziya y'isi yose. Yaba nibukaga ko umwana w'umuturanyi w'umuhanga kurusha umwana wanjye ari usobanurira umwana wanjye, sinari kuba naramuroze. Yaba naramenye kare kose rya tegeko rya magirirane nkaribika ku mutima ko umugufi atorera umuremure n'umuremure akamanurira umugufi, sinari kuzongera kwirata, kwiyemera, kugira ishyari, guhemukira abandushije, abo tudahuje, kugira nabi bagenzi banjye. Yaba nibukaga ko mugenzi wanjye twareranywe ariho umvuganira, arimo avuga rikijyana kandi kugira ngo batanyirukana ku kazi nkabura umugati, sinari kuzongera kumucurira imigambi mibisha nk'iyo ndi kumucurira. Yaba namenyaga, yaba nibukaga ineza nagiriwe ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo Buzindu na Mutware bari inshuti z'akadasohoka nk'ipata n'urugi. Nuko Buzindu akaba yarakize cyane, afite uruganda rukomeye, yakoreshaga abakozi benshi cyane. Naho Mutware we yari afite imodoka imwe gusa, wanza ari ya taxi yatwaraga abagenzi. Buzindu rero kubera umushiha ntabwo abantu muri karitsiye bamuhumekaga neza, ntabwo bamwisanzuragaho neza, ku buryo byagezeho nubwo yabahembaga menshi cyane ariko baje kumurambirwa ntihagira wongera kwemera kujya ajya kumukorera kubera ubugome bwe yari afite, umushiha n'umujinya n'umunabi. Ariko Mutware we mushuti we yabonaga abagenzi byaguye, dore ko ari we wari ufite imodoka imwe rukumba ahangaha muri iyi karitsiye, ku buryo muri aka karere wabaga yarwaye wese iyo yamwitabazaga yamujyanaga kwa muganga niyo modoka ye. Nuko abagiye gucuruza, abagiye muri bizinesi bo bakamuriha amafaranga, ariko abagiye kwa muganga bo akabaha ako ga service gratuitement sans rien payer vraiment, ku buryo n'abacuruzi benshi n'abagenzi benshi bamukundiraga icyo, akaba ari we bagana bakamwishimira. Nuko Mutware arakira karahava, ariko Buzindu we bikakomeza bimwanga mu nda, uburyo Mutware ari gusarura bene ayo makuzo, ari gushimwa n'abantu benshi. Ntibyumvikana uburyo ari ufite uruganda, uwo ni Buzindu, uruganda runini pe, ariko akaba ari uri kugenda akena buhoro buhoro, kandi barabyirukanye na Mutware. Nuko guhera ubwo Buzindu atangira kugirira Mutware ishyari no kumuhigahiga amucurira imigambi mibisha. Nuko yamvugo ngo nyakibi ntararabushyitsi, mu ijoro rimwe Buzindu araraguza ijerekani ya essence, niba yari gutwerera mushuti we ngo akomeze atware abagenzi, akomeze akire, agwize. Ibaze nanjye ntibaze, Buzindu akagira umutima wo kwibwiriza bene aka kageni. Nuko muri iryo joro bose basinziriye muri karitsiye ntawe uri gukoma, Buzindu afata n'ikibiriti, murumva ko hajemo gucana no gutwika. Nuko ageze kuri parikingi aho Mutware yashyiraga imodoka, ahita abigenza ate, arayitwika. Nuko muri iryo joro umugore wa Buzindu we utaruzi ruhe na ruhe, ntiyarazi naho umugabo yagiye, ako kanya ahita ahamagara Mutware nyine nk'umutabazi wa karitsiye ngo mutabare vuba na bwangu ko ari umwana wawe w'imfura ufashwe na macinya, iyo ndwara ababyeyi ya macinya. Mu gihe Mutware amaze kwitegura, amaze kubyuka n'igitaraganya, agiye kuri parikingi nyine kugira ngo ajye gutabara wa mwana mujyane kwa muganga, wa mugore nanone ahita amuhamagara. Nuko aramubwira ati nyarutsa nyaboneka turwaneho udutwarire hamwe n'umwana, kuko nanjye inda ntwite itangiye kundya kugira ngo njye kubyarira kwa muganga. Nuko Mutware ntiyazuyaza kuko izi serivisi nziza yari asanzwe yarazimenyereje, ari byo biryo bye. Nuko ageze kuri parikingi asanga parikingi iramuhamagara, asanga imodoka ye yose iri gukongoka yahiye. Ubwo hagati aho nyine Buzindu we ari kuzerera nka roho mbi mu ishyamba iyo ngiyo hirya kure muri iryo joro, mu gihe umugore n'umwana we bo bari gutaka batabaza batakamba ngo babatabare, naho Buzindu we ngo ari gutwika. Nuko Mutware muri ibyo byago mu gutabaza, abatuye karitsiye bose baraza nyine barahurura baje kumutabara. Nuko barebye ibyabaye bose bipfuka mu maso, nuko n'igitaraganya muri iyo minsi bose baraterateranya, yewe basaba n'inkunga z'ahandi hanze mu baterankunga bakomeye, ndetse n'abandi benshi bari bumvise ubugwaneza bwa Mutware, bose bakoranya amafaranga bongera kumugurira indi modoka nshya kandi nziza kurenza ya yindi, bakomeza akora umurimo mwiza yatangiye wo kwitangira abantu no kubaha serivisi nziza. Ariko ndiriwe mvuga ko iyo modoka yatinze kuboneka, navugaga imodoka ya Mutware, wahita wumva ukuntu wa mwana wa Buzindu macinya yaje kumuhitana kubera ko yabuze umutabara, yabuze umugeza kwa muganga. Ndetse naho umugore nawe kubera umunaniro, wa mugore wa Buzindu akubita igihwereye, mbega agahinda ababyeyi. Naho Buzindu we ari kubungera mu ishyamba nka roho mbi ngo ari gutwika, ari kwishimira intsinzi ngo yatwitse, ngo ya modoka yahiye. Babyeyi mu nyumvire, muse n'abangurura iyi foto ya Buzindu
nahindukira avuye muri iryo shyamba gutwika iyi nkuru mbi y'incamugongo ko abana be bombi bapfuye n'umugore agasigarana ibikomere bikomeye cyane, noneho akubitireho n'iyo nkuru nziza nako mbi kuri Buzindu ko mutware bamushumbushije indi modoka nshyashya iruta iya mbere ubwiza, ya indi Buzindu yatwitse nyine. Aho Buzindu ntazigumira mu ishyamba, aho ntazahita yiyahura, akandirimbo ngo dukorere Mariya iminsi yose shitani nabimenya ahite yiyahura. Nguko abakristo bavandimwe, uko natwe dushobora kugirira ishyari abantu badufitiye runini, abantu badukorera, abantu baduhetse, abantu badukiza, tukica abana ba kiliziya bari au service de l'église, babandi baduha twa service twiza, tukica ba Yosefu, tukica ba Yezu, ngo barakunzwe, ngo baturushije amakuzo, ngo bari kuvugwa neza kuturusha, ngo baradukiranye we, ngo arankuranye we, arankoranye we. Ugasanga igihe cyose imitima uri kwibunza ijoro ryose ngo mugenzi wawe aragukiranye. Buzindu, mbega wowe, please Buzindu, ntuzifuze umugore wundi, ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Amen. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.